Ndabasuhuje nanone nshuti bakunzi ba My TV, televiziyo yanjye ari nayo yanyu. Mbibutse ko kugira ngo ntere inkunga by'umwihariko no ukanda subscribe hanyuma ukajya unakurikirana ibiganiro nkugezaho. Nababwiye ko kugira ngo kandi inzogera cyangwa se notification kandi nyine kakwibutsa ko nshyizeho ikiganiro ugahita ukibona mu ba mbere. Nababwiye ko rwose nzagerageza kubaha ibyiza kugira ngo abarimwe muzihitiramo kuvuga ngo ikiganiro ntikikancike. Hanyuma rero bukanze subscribe kugira ngo tugendane untera inkunga mu buryo bw'umwihariko. Ndaje rero kubagezaho indi nkuru nayo isa n'agatangaza, aho Papa Francis yakomoje ku by'urukundo cyangwa se ku by'umukunzi yigeze kugira. Birashoboka ko tujya tubona bari abantu bihaye Imana mu nshingano zo hejuru, tukagira ngo barabivukanye, tukagira ngo ni ibintu n'ubundi umuntu avuka afite mu maraso, ariko nabo hari ukuntu bakura bakanyura mu buzima busanzwe. Hanyuma uko bagenda bakura wenda bakaba batandukanye imihamagaro nk'uko igiye itandukanye, bagahitamo ubuzima bwo kwihimana, ariko nabo burya baba banyuze muri byinshi. Ubu rero Papa Francis cyangwa se umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi, kwanza icyo ngiye guheraho nuko yavuze ko nta gahunda afite yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, ahubwo ateganya kuguma muri izi nshingano ubuzima bwe busigaye bwose. Ubwo ni ugukura inzira ku murima babandi bari bamaze iminsi bahwihwisa igihuha cy'uko yaba agiye kwegura, bakabishingira cyane ku ntege nke z'ubuzima akunze kugaragaza, cyane cyane ko mu bihe bitandukanye agenda agaragara agendera mu kagare k'abafite intege nke. Rero abantu bakabishingiraho bavuga ko atagifite imbaraga zo kuba yayobora Kiliziya, ku buryo yaba agiye kwegura. Ikindi inkubiri yazamutse mu minsi ishize ubwo hadukaga inyandiko abantu bavuzeho kuvuga ko yemeye guha umugisha abantu babana bahuje ibitsina. Ahangaha naho abantu baravuga bati gatangiye kumunanira, ubagiye kwegura. Ndabamenyesha ko rero ubu noneho Papa Francis yabakuriye inzira ku murima, avuga ko agomba kuyobora ubuzima bwe bwose. Hanyuma rero ibi byose reka mbabwire ko biri mu gitabo kigaruka kuri we yasohoye, igitabo yise Ubuzima, inkuru yanjye mu mateka. Uyu mugabo w'imyaka 87 kugeza ubu akaba yaravuze ko atazahagarika akazi ke nubwo hari ibihuha ko ashobora kwegura kubera ibibazo by'ubuzima bitandukanye. Muri iki gitabo hari aho yanditse agira ati, ntekereza ko ubutumwa bwa Papa ari ad vitam cyangwa se ubw'ubuzima bwose, bityo rero simbona igisobanuro cyo kubureka. Mu ntangiriro z'uyu mwaka mbibutse ko Papa Francis yasubitse inama zitandukanye no kwakira abantu yari afite kubera ubuzima, ngo yarwaye ibicurane byinshi inshuro nyinshi zitandukanye, yagiye agira ibibazo byo kugenda ku buryo byanatumye agendera mu kagare. Hanyuma byaranagoranye ko agenda yitabira ibindi bikorwa bitandukanye bimureba. Ibi bibazo rero kongeraho n'imyaka ye maze kubabwira ko igeze muri 87, byahise bizamura ibibazo ku hazaza ha Kiliziya Gatolika. Abantu benshi batangira kwibaza, murabizi mu ngoma zitandukanye haba hari abantu nyine bicariye hariya kureba ngo reka turebe amaherezo, basa n'abateza iminsi, basa n'abifuza ko ibihe by'impinduka byakwihuta, ariko hakaba n'abandi bumva ko impinduka zidakenewe cyane bitewe n'uko baba babona ubuyobozi bw'umuntu uriho. Kuri Kiliziya Gatolika rero urumva barebera kureba bavuga bati, ese ahazaza hayo nahahe ku musaza nkuriya uyoboye kandi afite imbaraga nkeya mu buzima. Nubwo yahakanye ko yaba atekereza kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko mu gitabo cye Francis yanavuze ko biramutse bibaye ngombwa ko yegura kubera ibibazo bikomeye by'ubuzima, ngo yajya muri Bazilika ya Santa kujya atanga penetensiya no guha Ukarisitiya abarwayi. Aracyashimangira ya mvugo ye yuko ubutumwa bwa Papa ari ubw'ubuzima bwose. Gusa nanone amakuru ava mu bamenyereye imitekerereze ya Francis nuko nanone ngo arimo kurwanya ko habaho ko Papa wundi atorwa nawe akiriho, bikaba bibaye ikindi kintu cy'abapapa babiri bombi baba bagifite ubuzima. Ni ibintu bidakunze kubaho muri Kiliziya Gatolika. Ubusanzwe hajyaho Papa undi yamaze kwitaba Imana, ariko nanone bikaba biherutse kubaho ubwo uwo yasimbuye Benedicte wa 16 yafataga umwanzuro udasanzwe utarigeze unabaho muri Kiliziya Gatolika wo kwegura muri 2013. Nibwo nyine hahise hajyaho uyu Papa Francis aza
yamusimbuye ariko ari nabwo bwa mbere hari habayeho ko muri Kiliziya Gatolika habaho abapapa babiri bose bariho bafite ubuzima, kuko usimbura ubundi yajyaga aboneka ari uko undi atakiriho yitabye Imana. Kugira rero Francis nka papa mu gihe Benedict wa 16 yari akiriho byateye kutumvikana hejuru muri Kiliziya, by'umwihariko hagati y'abatsimbarara ku bya kera bamenyereye ko nyine bitabaho, bavuga bati ibi ntabwo bibaho, ntibisanzwe, ntibikwiriye muri Kiliziya, ariko kandi nanone n'abamaze gufunguka mu bitekerezo bishya ku buryo bashobora kwemera impinduka, bashobora komera ko umuco ukura ibintu bigahinduka. Ntabwo rero byagiye bivugwaho rumwe, ari nayo mpamvu uku kuvuga yuko azayobora ubuzima bwe bwose kabone nuko afite intege nke, abantu babibona mu ndorerwamo yo kuba ashaka guhangana nuko kiriya kintu cyo kugira abapapa babiri bakiriho kitazongera kuba, ngo abe yagaragaza ko afite intege nke, yumva hari ibyo atagishoboye hanyuma bashaka kumusimbura kandi we akiriho. Papa Francis rero yanagarutse ku mukobwa mwiza cyane yakunze. Mushobora kuba mwibaza nimba aba bantu bari mu mirimo ikomeye y'amadini y'amatorero, by'umwihariko tuzi ko uwihaye Imana, umupadiri, aba bapapa n'abandi muri Kiliziya Gatolika baba barahisemo kudashaka. Ahangaha mushobora kuba mwibaza muti buriya papa yigeze akunda, byagenze bite, ese we byamubaho? Gusa ni umuntu, abatebye bajya bavuga ngo nta muntu udashukwa. No gushukwa ariko ndi kwivugira. Muri iki gitabo cye Papa Francis yagarutse ku bibazo bikomeye bihanze isi, birimo nk'abimukira, ikibazo cy'abimukira mukunze kucyumva, ndetse n'abangabo boherezwa mu Rwanda, abagwa mu nyanja bahunga bajya mu bihugu byo hanze. Agaruka no ku ntambara ziriho ku isi hirya no hino, murabyumva intambara zigiye zishyamiranyije ibihugu bitandukanye, ziri hakurya mu baturanyi zishyamiranyije abasirikare b'igihugu n'inyeshyamba, iziri muri za Ukraine, iziri mu bihugu nka Israeli, ngira ngo igihugu twagatekereje ko ahubwo kiri mu bintu bitagatifu. Hanyuma ariko agaruka no ku bibazo by'ubumwe bw'Uburayi. Ahangaha ariko usibye kuvuga ibibazo bitandukanye, nk'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika, nk'umuntu ureba biba ku isi hirya no hino, yanakomoje ku buzima bwe bwite, aho hari igice kimwe yavuze ku mukobwa mwiza cyane yakundanye nawe akiri muto, ndetse ngo no ku rukundo ruto nanone yagize ubwo yari yaratangiye kwigira ubupadiri. Yaravuze ati uwo mukobwa niwe wabyivugiye mu gitabo kiwe kimugarukaho yashyize ahagaragara. Ati uwo mukobwa yari mu ntekerezo zanjye icyumweru cyose, bityo gusenga bikankomerera. Umukobwa yavugaga ngo nuwo mu rukundo ruto rwamubayeho ubwo yari akiri mu by'ubupadiri, kwa kundi ubona umuntu nyine nawe ukumva aragukuruye, hahandi bamwe banatangira gushyugumbwa kuba bazuka. Kuzuka no kuva mu gipadiri ukongera nyine ukaza ukaba umurayiki, ukaba umuntu nkatwe twese, ukagirira rukagira gute, ukanashaka ugakora ya mirimo y'urukundo, bya bikorwa byose by'urukundo uba wari wagiye kure ukajya kwiha Imana. Ahangaha rero bijya bibabaho nk'abapadiri nabo, ngira ngo bamwe mujya munabibona ko batsindwa akabivamo akaza akiyigira mu rukundo agashaka. Ari nuba adatsinzwe nyine igihe kikagera agashyira ku munzani akavuga ati ndabona nkurikije icyo umutima wanjye ukomeza kunsaba, umuhamagaro wanjye atari uyu. Ariko twemere ko hari n'abatsindwa yaramaze guhitamo, nyuma agakomeza kubona nyine hari ibintu biryoshye yiyimye, cyane cyane bari abana baba banyura imbere buri munsi mu makorari, mu bahereza, mu biki bashobora kubagusha. Rero ahangaha ni naho papa yagarutseho ku rukundo ruto yagize rw'umukobwa uyu, ngo akimubona yahoraga mu ntekerezo ze hafi cyumweru cyose ku buryo no gusenga byamugoraga. Nawe tekereza nyine bya bihe byabo byo kujya kuvuga ishapure za rozari, ugasanga ari kwitekereza wa mukobwa, ndetse hari buriya yari nibazaga ati mbigenze ntembe ivemo muterete, wasanga undi mutima waramubwiraga atashobora no kuntera indobo bigatuma byibagirwa agakomeza umuhamagaro. Yabigarutseho rero ati rero kubwo amahirwe byaratambutse biragenda, nuko mpumubiri na roho umuhamagaro wanjye. Birumvikana iyo bitaza gutambuka nyine cyari kuba kwari kuva mu muhamagara akaza agashaka. Mu kindi gice Francis akaba n'umufana ukomeye w'umupira w'amaguru, yanavuze ku buryo yahuye n'icyamamare cy'iwabo muri Argentine witwa Diego Maradona, bakaganira ku gitego cyamamaye yatsindishije akaboko bahimbye akaboko k'Imana. Christopher White, inzobere mu birebana na Vatican, yabwiye BBC ko Vatican iteka ari ahantu hava amakuru ashishikaza abagatulika n'abatari bo batandukanye, ngo igihe cyose hari igitambaro gifungutse. No kuvuga ngo nyine hari igihe bashyira ukuri hanze, bya bindi muri iyi minsi twita gusuka umuceri hasi,
bakatubwira nyine amakuru yayandi tuba turi kwibaza ngo bite, ese aba bantu bundi ni bantu ki babayeho bate, ni biki biri kuvugwa hariya hejuru. Amakuru rero ava i Vatikani kenshi nk'aya ngaya rwose aba adasanzwe, abashishikaje abantu batandukanye barimo n'abatari abagatulika, babandi baba barebera ku ruhande, abategereje gukwena, abategereje nabo kwiyumvira amakuru nyine bibaza byinshi, abashaka kujora, byose biba bivanze nyine mu kavuyo k'abantu benshi abarimo abafana n'abakobanyi. Christopher rero yavuze ko nubwo Francis akenshi avuga ku isi no kuri kiliziya ari gake cyane yumvikana avuga ku buzima bwiwe uwo ari we ku giti cye. Ati Francis yamenyereye abantu b'amoko yose basubiramo cyangwa se bamuvugira cyangwa bavuga uwo ari we nubwo atari we. Rero aya ni amahirwe yo kwiyandikira ubwe umurage we. Ahangaha uyu musesenguzi cyangwa se inzobere mu birebana n'ibituruka i Vatikani yari arimo agaragaza ko uku gushyira hanze iki gitabo kirimo ibi byose Papa Francis yavuze, hanyuma ariko kandi kinagaruka kuri we ku giti cye ibidakunze kubaho cyane, ngo ari byiza cyane, ari igihe cyiza cyo gufasha abantu kugira andi mahirwe yo kumenya ukuri n'umurage we. Mu myaka 11 ari ku ntebe nka Papa Francis yakiriye neza ibitekerezo bishya byamushyize mu bibazo n'abatsimbarara ku bya kera bo muri kiliziya. Byo nari ndimo mbabwira mu kanya ko muri kiliziya haba hari abantu bumva ko byaguma bikabihame kwa kundi tuzi kiliziya ya kera, imwe bavuga imwe itunganye, itavangiye, itavangirwa, bakumva hari ibitahinduka, ariko hakaba n'abandi ku ruhande bateye imbere mu mitekerereze, baba batekereza ko ibintu bishobora guhinduka, umuco ugakura, amateka agahinduka, ibintu bikavugururwa bikajyana n'iterambere bikajyana n'igihe. Hanyuma rero imyaka Papa Francis amaze ku buyobozi bwa kiliziya yagiye yakira ibitekerezo byinshi bimusaba impinduka, ibyatumye ndetse hari n'ibyo agenda akoraho akazana impinduka. Murabyibuka ko hanabayeho kwinjiza bwa mbere abagore mu buyobozi bukuru bwa kiliziya, bitari bisanzwe bibaho. Ibi ngibi byagiye bimuteranya cyane n'abatsimbarara ku bya kera, ku muco wa kiliziya ya kera. Umwaka ushize reka mbibutse ko yemereye abapadiri guha umugisha couple zibana zihuje igitsina, n'intambwe ikomeye ku bantu b'amahitamo njyabitsina atandukanye bo muri kiliziya gatulika y'i Roma. Ibi bintu byazamuye umwuka mubi hirya no hino, haba mu bantu bo muri kiliziya gatulika, abemera imyemerere yayo n'abatayemera. Bamwe ndetse batangira gukobana bavuga bati ngibyo ibyahanuwe birasohoye, aho Papa ubwe yemeye ko abantu babana bahuje ibitsina bahabwa umugisha. Abandi banabifashe ukwabo batangira kuvuga ko ari kubaha uburenganzira bwo kubasezeranya, ukubemerera kubana by'ahabona, bya bindi bitari ukwishahisha. Ariko kandi haza no gusohoka izindi nyandiko zisobanura neza ko abantu uko byaba biri kose, uko umuntu yaba ari umunyacyaha kose, atari uwo guhunga ahubwo ari uwo kwiyegereza kugira ngo nabone aho uhera umuhindura. Nibyo rero abantu bagiye bagaruka bavuga bati kiliziya irarangiye, isi irarangiye, Papa Francis akoze ibitabaho ibitarigeze bibaho. Ngayo nguko yemeye kandi ko n'abihinduje igitsina bashobora kubatizwa na kiliziya mu gihe cyose bidateje sakwe cyangwa urundi rujijo. Mu Gushyingo Papa Francis nanone yakuyeho umukaridinari utsimbarara ku bya kera wo muri Amerika yitwaga Raymond Burke, wanengaga imikorere ye, amwirukana mu nzu yabagamo i Vatikani kandi ahagarika umushahara we. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu we yashoboraga no gutuma hazamuka uruntu cyane kubera gushaka gukomanta, gushyira amagambo menshi ku byakorwaga. Papa Francis aravuga ati utsimbarare ku bya kera, ariko natwe dufite aho tuganisha kiliziya, dufite aho tuganisha abantu bemera kiliziya, hanyuma wowe cukwawe. Ibi rero byagiye bituma abantu benshi bazamura tension, bibaza byinshi, baravuga batese Papa yaba agiye gukora ibitarakozwe bitarigeze bibaho muri kiliziya. Ese uyu mupapa niwe ugiye gushyira kiliziya mu kavuyo, ku kadomo, isi kwiherezo, dore ko abantu benshi bagenda bizera bimwe mu bivugwa mu buhanuzi birimo n'ibingibi byo kuvuga ko kiliziya izatangira ngo guhanga umugisha abantu bameze gutya, mbese ibyo bafata nk'ibitabaho mu buzima. Hanyuma umunyamakuru Vatikani w'ikinyamakuru La Repubblica cyo mu Butaliyani yavuze ko iki gitabo cya Papa ari amahirwe yo kureba inyuma mu buzima bwe bwose mu gihe gisa naho ari icyanyuma cy'ubupapa bwe. Papa Francis mbibutse ko yatowe nka Papa wa 266 muri Werurwe 2013. Igitabo cye rero cyatangajwe mu rwego rw'isabukuru y'imyaka 11 amaze ari Papa. Ngayo nguko rero na Papa ni umuntu, n'abapadiri ni abantu, abihaye Imana ni abantu. Nawe yaciye mu rukundo ndetse ngo hari n'igihe yigeze kureba umukobwa yumva mukuye mu bye.
ndabashimiye cyane kubana nanjye kuri My TV, televiziyo yanjye ari nayo yanyu. Ndabasezeranya kubagezaho amakuru n'ibiganiro byiza bigiye bitandukanye, ariko nawe ufite igitekerezo n'ikindi kintu ushaka ko twaganiraho, andika muri comment, untere imbaraga, umpe igitekerezo, unsabe, umbwire nyine ikintu wumva nawe twajya tugarukaho kugira ngo mukomeze kunogerwa ni televiziyo yanjye, ariko nini yanyu. Nkwiriye gukora ibigendanye n'ibyo mukunda. Nukenera ko tuguha n'ijambo ukagira icyo uvuga tukakwakira hano kuri My TV, uhawe ikaze. Hanyuma ushaka gukomeza kuntera inkunga, by'umwihariko banza ukande subscribe, sharing inshuti zawe, babwira uti mukande subscribe, hanyuma tugendane twese tangire tubona amakuru meza, ibiganiro byiza kandi byihariye kuri My TV. Kanda like, share, comment and subscribe, iby'akazogera byo uzibwiriza.